pasiteri wirwana ubujajwa umubunza ngo yirwa ry'abana ashobora kuba abahekenya agacira inkweto sanotorogaride jamais sanotorogaride point nimba uri umukobwa ukaba hari umuhanuzi bakurangiye kary'abana genda wambaye biniforme elabo ntabwo ziriya mbuto ari gukiranuka no kutabeshya no wapi nimba urya abantu ukabuhanura bisohora abakundangire nge sindi umwana ngo uzandya nge nikenera umuhanuzi urebamo kurya abana kwa ese bindeba iki imbuto ni ukubuhanura bikavuka byasohoye nizo mbuto ntagihamya afite kandi ibintu yabishakira gihamya itari bubure nanjye ndabaza batumisha hano muri Kigali bakoresha imyuka baguze cyanyuma kigaragaza yuko iryo gweja ridakorera Imana riri gukora shitani. Yes, reka nanjye ngusuza dukurikiye n'ibyagacu bakomeye cyane kugaritse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye ko wahisemo icano nicaye kuri Makita Tent Design n'ahantu ushobora gukorera ibirori byawe wisanzuye ni hano Kimironko hari ubusitani bwiza cyane hari ihema rinini cyane rishobora kwakira abantu barenga 1000 yaba ushaka gukorera mu bukwe cyangwa se ibindi birori n'ukuri ndahagushimiye cyangwa se ushaka gukoresha ihema ryawe bwite yaba ushaka kurishyira ahantu ukajya wakira ibindi birori cyangwa se ukajya wakira inama cyangwa se ukajya unarikodesha ibyo byose turabigukorera wahamagara kuri izo nimero ubona kuri ekara yawe. Apotre nishimiye kongera kubana nawe Yego nyakubahwa nanjye ndanezerewe cunguza uburyo umwete dore iminsi ni mibi cunguza uburyo umwete biravuga ngo ducunguza uburyo umwete dore iminsi ni mibi iminsi ni mibi rero iminsi ni mibi muri iyi minsi hari havuzwe cyane ifungwa ry'insengero si ibanga ariko abantu noneho baragira bati tubonye ko leta yari iri mu yerekwa gufunga insengero menye ko mushiti wawe urwe barusenye muzasengwa n'urwe rurimo uwuhe mushiti wawe successful nese ubwo ntago ntumenya oya cyaje bari bavuze izasengwa mu Ruhengeri aho mu majyaruguru noneho rero we hari izafite muri za Nyagatare yo ngiyo ubwo harya no namajyepfo Nyagatare ni Abasirazuba nawe zirimo bamushyise ku rutonde rwose yihangane mushiti wanjye nta kundi ariko urumva nyine nibe ruri mu manegeka ntago twarenganya leta ariko nanone urusengero rwitwa successful rugomba kuba ruri ahantu hari successful ariko buriya bizajyanishwa n'uwo murongo biba bigoye kuko nubwo ruba rumeze nk'ururi mu manegeka rugaragara nkaho nta kigize ndabizi imbaraga bitwara abapasiteri kugira ngo abashe n'urwo ngurwo kuba yarushyira aho ngaho ruhagarare rero navuga ngo Imana yo ntago ijya ibura uko ibigenza ibahe abantu babafata amaboko kuko izo nsengero zisabwa zakubakwa n'amafaranga kandi amafaranga ari mu bantu kandi Imana ishobora kuguhuza n'abantu kandi ikaguhuza n'abo yahaye amafaranga ndetse nanavuga ngo ikanaguza n'abo yahaye itegeko kuko nibyo biryoha nabonye iby'iyi minsi kuko nabwo iminsi ni mibi njya nkunda kubwira Imana nkayibwira ngo uko wanyishyurije cyagihe ariko uzajya wishyuriza buri mukozi w'Imana ndi kuri City Plaza turi saa 10 mvuze ibyanditswe byera ndi mu iduka uwo mugabo nyiri iryo duka twari inshuti naje saa 8 mubwira nti wampaye 1000 nkatega moto nkataha ati naya kwasteri sinayakubonera ariko ko nta wundi muntu tuziranye muri Mateus yose ndahagumye twiganirira saa 10 zigeze haza umuntu kumureba w'umugore wari umaze nk'amezi 6 ashatse aje Imana impibyo kubabwira ntangira kubabwira kandi bararyoherwa bati komeza utubwire ibintu rero byateye byakomeza utubwire kandi abantu bagiye kujya ku ishuri abo bantu babahesheje umugisha mwibuke ko nabo bafite abana nko namwe mufite abanyu ariko aha ngaho mbi buzabutse ubu koko aragira ngo mufashe iki kandi nanjye byangezeho nanjye nkaba nayakanuye ntacyo Imana izagira uko ibagenza izagira nuko ibigenza ndangije saa 10 ziragera turageze saa 11 zirageze ubundi nateganyije yuko kuva mbuza amafaranga ngiye gutambika n'amaguru ko ngiye kuva muri Mateus njya mu Kagarama n'amaguru byari ibintu byoroshye kuri njye kuva mu Mateus njya muri ADPR yo mu Kagarama n'amaguru byari ibintu nkoze igihe cyinshi n'inshuro nyinshi ku rwego ntago byari ikibazo kuri njye icyo byansabaga no gutahakiri kare ndangije uko bakomeza kumbwira ngo komeza utubwire
nishiduka saa 2 z'ijoro zageze ndasezera ndasohoka ariko ubwo guhera saa 12 nakomeje gushaka gusoza ngo ngende ijwi rikambwira ngo hano harimo amafaranga yawe muri iyi nyubako muri iyi nzu ubwo byari mu iduka nyiri iduka niwe tuziranye yamaze kumakana saa 8 kuva saa 8 nta mukiriya winjiyemo ndeba nta n'uwo yamuhaye ndeba nta mafaranga mashya yabonye rero abandi bajemo ni bashyashya abantu mutaziranye wavuga ko bafite amafaranga yawe gute banumva nafata ibihe byo gusenga bafite amafaranga yanjye bose ikabanyishyuriza narasohotse ndabasezera saa 2 ubwo zarageze ndasohoka ndasezera ko nabonaga kuva saa 12 ndangaguza mbona ntawe umpereza yanjye Imana imbwira ngo ayawaraha sinyabona ubu dutunze abakristo benshi ibyabo byaraje ariko ntabyo babonye nanjye icyo gihe nabonye urugero nabonye gihamya iyo story kugira ngo tuyisoze tuyitangirireho saa 2 zigeze nabwiye Imana oya komeza kumwe ko hano harimo amafaranga yanjye reka njyewe ngende n'ingiragenda n'amaguru ababo wenda baratega amamoto na bisi sinabishinga mbasigamo mbazemo nabo batereka natwe dusoresha isengesho tubone gutandukana ariko nyengendera iryo sengesho batararitangira ngeze hepfo donc ubwo nangeze kuri City Plaza kuko aho twari turi urabona uriya muhanda wa City Plaza jya kundi muhanda ujya ubamo hagati ugenda ugahita uyinka ku musigiti nakita kare umuhanda wo kuri Mateus nyirizina uri utsaturamo hagati kabisa ni uyo Mateus nyirizina niho twari turi ubwo ndamanutse ngeze hasi kuri City Plaza irambwira ngo subirayo baguha amafaranga yawe ari hariya ndangije ndayibaza none se ubundi ninde uyafite iti wa mugore waje mbere ariko uwo mugore yaje nka saa 11 cyangwa saa 10 saa 11 yaje nka saa 10 turavuga saa 11 ziragira nka saa 12 umugabo waza arahamusanga turakomeza turavuga na wa wundi wo mwiduka nta nubwo twari benshi ndangije nsubirayo mu gusubirayo nari mfite igitabo cyitwa The Code of Success mu ntoki gutya ari kimwe mbona yari yagikunze mugena baganirizaga yari yagikunze ndavuga nenge kwiga imitwe y'uburyo ndi bwinjiye nk'umuntu wasezeye ngomba gushaka imitwe y'uburyo ikintu ndi babwire kingaruye ntingaruwe no kumuguha igitabo ntigutize ugenda ugisoma uzakingaruza cyangwa se ugisoma ukwezi nigupfa uzakinyishyure cyangwa se ugisome uzakigumane nkaho nkiguhaye urahitamo kimwe muri bitatu ariko nari numva ko ariyo excuse iranyinjizamo ariko ndanje mbwira Imana ni rero kuko nahabaye amasaha menshi umbwira ko harimo amafaranga yanjye sinyabone ndashaka kugira ngo umpe ibihamya hari amagambo abiri atandukanye ubuhamya n'ibihamya ubuhamya ni ibintu byabaye abantu bareba ku buryo batanga nyine amakuru yuko babibonye retemwe oculaire bibyahabaye ubwashize nuko byagenze ibyo ni ubuhamya none iyo tuvuze ibihamya ni ibintu ukorera siri plus abantu bose babireba bikaba ikimenyetso yuko ibintu byawe ari byo kwizerwa mbwira Imana ngo ndashaka ninjire nsanga wamunize umwuka uhere nk'umuntu urwaye asima ku buryo ajya guhumeka kumva umwuka wanze kuza kandi yumvaga ari muzima ataza ahantu biturutse njye kwinjira byabaye ku buryo akimbona muri we ahita yumva yuko kuba yanyimye amafaranga yanjye ari byo bitumye umwuka uhera sinshaka ko nza kubiganiraho nawe cyangwa imwemeza wowe ninjiye bari bakiri gusenga ndinjiye isengesho nta nubwo barinjije nk'amasegonda 15 maze kwinjira batavuga amen bakivuga amen wa mugore ahita yiruhutsa nk'umuntu bari bafashe ingoto bakamurekura ngaho Imana ishimwe kugaruye ngo nari gupfa tu bigenze gute ati buriya ati ugiye kwinjira haciyemo akanya gatoya numva umwuka uhagaze ati umwuka urahera neza guhumeka birananira ati kandi natangiye gusenga numva ndi muzima ati ariko bigeze hagati numva umwuka urahagaze ati mpita nibuka ko Imana yari yambwiye guhera saa 11 ngo nguhe inoti ya 5 mfite mu isakoshi ati noneho nje nkavuga ngo sinayiguhura umunyacyubahiro naba ngusuzuguye abantu muri kudukurikira mutekereza ko mumpaye 5 mwamunsuzuguye
biremewe kunsuzugura muri ubwo buryo kuri 0788309513 ibyo ubwo ako gasuzuguro karemewe ako ko ndakemeye right now suza n'umuntu uri muri Canada wigeze kuma miliyoni abanje yansaba imbabazi ngo ntubifate ko ngusuzuguye ngo urabona ngo ariko ngo rwose ngihangane nyakoherereza ntabwo nimba unsuzuguza miliyoni buri kwezi ujye wijijisha unsuzugure nukundi kwezi wijijisha wongera unsuzugure ndamusuje ari muri Canada hariya Imana igikomeza kumwagura noneho rero ibyo nibyo dukeneye muri uyu murimo yuko hari ibintu Imana iduhera ibihamya nahise ngira gutya ikiganza mbwira umugabo we ni mbwira umugore wawe 5,000 byanjye bitaraba nabi arayamba nyakubita umufuka ikomeza umpayo iyo nkuru ndumva iryoye ntibikugendekeye bite irakunize nariko buri yugumanya yanjye no gupfa wapfa ariko nyine abantu dukwiye kubaho ubuzima bugendana n'Imana mu buryo bw'ibifatika ubwo nari ngatangiriyeho nyine ngaragaza yuko Imana itaduhaye ibihamya hari ahantu gutambuka muri iyi minsi n'imibi hazatugora warugere ko kumbaza ngo twaduhereye kuri iyo successful insengero zasenywe ariko nyine Imana ni nziza aho nari ntangiye nkubwira ngo izasenywe nuko zabuze amafaranga kandi Imana ishobora kuzana abantu yahaye amafaranga yarangiza kabatunigira ariko reba n'urugero reba nk'urugero Imana yanize uwa 5 inize nk'umuntu kuri ya miliyari njya mvuga ayi ikamujwigiriza umwuka ukagenda yagira ngo arasinziriye ijwe akaryumva rimubwiye ati utaraha miliyari umwana wanjye mutabazi ahubwo na rusororo barakujana oya rega dubura dufite Imana ariko bidaciye muri iyo nzira nakwambiye sari umuntu wambwiye ubuhamya namubwiye umuntu ahita ambwira ngo hari umuntu Imana yamubwiye ngo amuhe inzu Kibagabaga uwo muntu afite inzu zirenze 10 muri iyi Kigali ijwi riraza riramwibwirira ngo iyi nzu imwe yifatuye ni mwarimu muri ADPR w'umumama w'umuhanuzi kazi w'ikifaro ijwi riramubwira ngo mwarimu ni diakoni sindi kubyibuka neza ijwi riramubwira ngo fata inzu iriya ya Kibagabaga n'imfunguzo zayo n'amakara arimo n'amapava ari mu gipango n'imodoka irimo yiparikemo ubundi uyiha umukozi wanjye yarankoreye kandi nawe yaguhesheje umugisha ijwi ryamubwiye atari kumwe n'umugabo we ryamubwiye nta muntu bari kumwe ryamubwiye ari wenyine uwo muntu uwo mukiri arangije araza kugira ngo wumve ko arimo n'agashinyaguro ahubwo mise numva ko ari n'agashinyaguro aza no kubibwira mutumishisha ngo numvise ijwi rimbwira ngo nguhe iriya nzu undi yicinye icyaranga agiye kuva mu bukode haciye imyaka nk'ita ariko buriya bakujyana rusororo nagusengewe none kugira ngo ushabone ko ADPR mwavangiye ihangane nkoresha iryo jambo navuze ngiye gushumbye nanaguca wakoze icyo kintu umbwiye ko wakoze icyo kintu ngushumbye naguca umuntu yavuze ngo watugize ibigori ni waduteje inkoko shango uwo muntu ngo yaje kurwara ikirwara cy'ikanseri nyuma yo kumwima iyo nzu ngo aramusengera ngo irakira namubwiye nibyo kudakubita imbwa igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega azana yikwime nibwo uzabyumva ntabwo ari kumusengera uja umubwira ko aramusengera ariko ukamubwira ko agomba kumvira ijwi ry'Imana ryamubwiye yumvise ijwi ngaguha inzu ntatunzi kandi ngira kankubwire niyo yakubwira ngo uyimpa ariyo yonyine ufite buriya wanayima ugize ibyago none nkaba nabimenye ko yabikubwiye buri uko ngiye gusenga ndayinyegeza nkayiguteza ni munige Mana gikubite jido kigeze ribu nta n'ikintu shyiramo aho ngaho ufite yanjye kuko ubundi amafaranga yose ari mu isi n'ay'Imana niko birivuga isi imyuze n'ibyo Uwiteka iyo rero yamaze kuya ngo yame aba yahindutse ayanjye icyo gihe rero nyarwanira intambara yose nk'iyashikaramu nk'ayanjye ukoze mu mufuka wanjye buriya 5 Imana yambwiye biri mu isakoshi yawe bingana n'ubundi na 5 biri kuri momo yanjye yose n'ayanjye kimwe so bityo rero twatiri kuri successful tusuhuzanyire successful abantu wahesheje umugisha kuva watangira uyu murimo igirabo irobanuramo ibanige mu izina ryande omwere ni yakatonda owamanyi
amen narangije gusenga rega ndi intumwa nsenga nk'abadiyakoni njyewe apotre icyo nangiye kukubaza abantu bari kuvuga bati nyamara leta yari ifite iyerekwa ryo kuba yafunga izi nsengero kuko ibyo tutangiye kubona bitangiye gutwikururwa nyuma y'uko insengero zifunzwe bishobora kuba birenze uko twabitekerezaga. Utekereza ko birenze ibyo mu bakozi ba leta? Tubonye iby'abakozi b'Imana ubwo n'abakozi bo muri izo nsengero no muri leta sinajya twikurirwa ibintu tugasanga bakoraga ibintu bya zohama ari abayobozi, ariko bakuramo wa muyobozi nyine wari uri gukora ibyo bintu bya zohama, ariko leta igakomeza yitwa leta, abaturage bayubaha bayikunda bayikorera bayikomera amashyi batora bigenda neza. Ariko noneho reka twumve ko aha hantu twe tuhita hera ibintu uri kuvuga biba byakozwe n'abakozi b'Imana 5, 10 ndetse babandi bakunda kuza kuri YouTube. Tubikore n'abandi bari bataza kuri YouTube bakora n'ibindi nk'ibyo cyabiruseho. Ariko abakozi b'Imana ni 100 mu Rwanda. None abatageze ku 100 bakoze ibintu. Nkuko hari igihe tujya tubona birukanya abapolisi 300 babaziza ruswa. Ariko ntago dufata institution ya polisi ngo tuyisuzugure. Ngo tuyifate nk'aho itakiri legitimate. Icyo nicyo mba nanga. Umukozi w'Imana umwe yakoze ikintu kibi n'uwo nguwo wagikoze, kandi Imana ifite ukuntu izadiringa nawe. Biza kurangira tuvuze nk'insenyo zagafunzwe kubera kari bo bonyine se bazikoramo. Erega ibyo twa praying a rule of the majority. Ase nabakozi b'Imana ku kigereranyo cya 80% bari gukora nk'ibyo. Oya, ahubwo ni ku kigereranyo cya 1 cyangwa 0.02%. Nimba dushaka kuvuga ibintu twitware nk'abize statistike zivuga iki? Oya, abakora ibyo bintu mwita bibi ni 0.0 ndetse bamusanga nta n'inshingano bafite mu rusengero. Si uruyoboye, ni uyoboye icyumba, ni wa wundi nyine uhasengera waje kuri kamera kuri YouTube, wa wundi inzara n'ubundi sanzwe igeze ku buce. None se mu by'ukuri tubwizanyije ukuri, ubu Yesu kuki mutaramutereka ibintu Yuda yakoze? Kandi yari muri timu ya 12 bahagarana nawe bamwegereye ba hafi. Kundi yagiraga 12, yagiraga 3, niyo timu yari ya hafi. Ubwo bifashe nko mu gihugu ni nkavuga kara bakora muri presidence, hari arimo yabitaga BAHANUZI, uwitwa Yakobo, uwitwa Petero na Yohana, bitwa BAHANUZI, nibo yazamukanye nabo ku musozi wo guhindurirwamo. None akagira na 12, ubwo bita nka cabinet. Muri yo cabinet hari arimo cya Yuda, ariko sindabona Yesu mumwasosietinga na Yuda, ahubwo mwasosietinga n'Imana. Ni ryari mwaretse kutwasosietinga n'Imana mukatwasosietinga n'amabi abakozi b'Imana bakora? Tuve no kubakora bakozi b'Imana, nje mutabazi ni mafite amavuta hagira n'amabi yanjye, kuki unyashosietinga n'amabi nk'abanyatososietinze n'amavuta? Ndafashije. Ariko tugomba kureba n'amabi yawe. Samusoni uramwashosietinga na Delila cyangwa uramwashosietinga nuko yakubitaga abafilisitiya ngo umusayi umwe ngo w'indogobe ngakubitisha abafilisitiya 3000. Ibyo nicyo jambo tubwiriza. Ibya Delila bijyanye ari hirya, azajye ne ku ntebe y'imanza babiganire n'Imana. No ku mbuto zabo burya burya tugomba no kubarebera ku mbuto mwera. Mwe mukora muri labuse nimwe mushinzwe imbuto z'indobanure. Ariko iyo imbuto zeze burya ziragaragara. Imbuto Yesu yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Ntago ari soya, sorghum, yise. Ntago ari ziriya mbuto zivuga ngo imbuto z'umwuka wera ngo n'ugukiranuka ngo n'amahoro. Ntago ari ziriya. Barakubeshye. Samusoni se katarazifite. Imbuto ni za zindi zivuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, mvugira ngo amina, haleluya. Ni za zindi zivuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, ngo kandi izo mbuto ni ijambo ryanjye, logos. Taibini for. Elabo. Ntabwo ziriya mbuto ari gukiranuka no kutabeshya, no. Wapi nimba urya abantu ukabuhanura bisohora abakundangire. Nge sindi umwana ngo uzandya, nge nikenera umuhanuzi urebamo. Kurya abana kwa ese bindeba iki? Imbuto ni ukubuhanura bikavuka byasohoye. Nizo mbuto ni imbuto z'umurimo. Babigisha Bibiliya ryari ariko ndabafite babigisha Bibiliya ryari ngo muzamenyera ku imbuto zabo. Unushaka kurya umwana ariko uhanure bisohoye. Nje nagiye ejo bundi nta cyumweru kirarenga nagiye ahantu bita Kagugu. Hano muri Kibazo ndamuvuze Gakire, ndamuvuze sha Gakire ndangiye ngo hari umuhanuzi warangiye wa mweye za turuba mushyiramo za sikoro zivangitiranye atareka ari kurema amadahusha bitamubwira nibyo twakoraga nani ndi mu kiganiro muri arawe ndaga nibiganiro musinga y'amakabera yanyu mwanzerere zimwe mitamanuka niruka agakweto gakora hano inyuma
ninjyeyo nsanga atararangira neza akirebamo byago byanjye nagezeyo nsanga yarangiye rutakiva mu kanwa narababaye we reba ko nicaye ku meza yuzuyeho ibinyobwa bakanzanira fanta ushaka ko baguhanura kubera amavuta Imana yampaye utanajya narishyuye naricaye mu wa mbere umusinzi wa mbere atavuga ati aposo baguha iki nibakiriho kaburusheti kameze neza ati nta cyumwa se ndati nanjye ndacyishyura nsanga wa muntu uri ibintu rukiva mu kanwa ati azuzashaka ati ariko ngo yari afite profesi ewe ibintu bya muri majerwa byahezeyo yabwiraga umuntu mu kabari ati wowe uri kunywa sikoro ati haguruka nkubwire icyo Uwiteka ambwiye ku buzima bwawe yari guhanurira mu kabari kare kabari kari kaguga kitwa ngo iki ukase gutyo cya kwegera kuri za sindi kwibuka nukuvuga ngo abapasiteri baretse guhanura mu nsengero basigaye bahanura mu tubari nibazifunga barahanura mu kabari kandi barahanura bashyizemo abiri kugira ngo ubone ko amavuta ari amavuta reka nkubwire njyewe kugira ngo mure n'izo nzengerezi zavuze ngo twe twarinze ubuhamya atuzabaze ngo ku mudugudu w'iwacu no ngabanyaho amatiku n'imbuto njye nkuye nawe nk'umuhanuzi ntabwo naje guhura n'umukiranutsi iyo nshaka abakiranutsi kujya kureba kabarira data umbyara diakoni ubugunga nta mukiranutsi umuruta ntabwo naje kukureba nk'ubukiranutsi rero abakiranutsi nabanye nabo nje kukurema niyerekwa ndakumenyera ku mbuto zitwa ijambo barabatobye mu ijambo mutabazi najya yigisha Bibiliya nyigishije ntabwo mwajya mwumva izo nzererezi z'abapasiteri zibashumbye kuko ntabwo bigisha Bibiliya ngo bayitotore baraza ntabwo ariko bikoze rero njye nari mvuze ngo nubwo utarabaza ikibazo abakozi b'Imana bakora amabi barekereye abahamagaye ahubwo ndambwira uti tuvuge ko abakozi b'Imana batahamagaye tubeshya ashaka ko bahamagawe shaka ariko nimba barahamagawe Bibiliya iravuga ngo ntukaramburire ukuboko kwawe kuwasizwe don't touch the anointed one. Mose yari yarashatse umunyamahanga w'umunyetiyopiyakazi ntabwo bamubeshyeraga ariko uwitwa Miriyamu yahise arwara ibibembe pasiteri wirwana ubujajwa umubunza ngo yirwa ry'abana ashobora no kuba abahekenya agacira inkweto sanotoro garide jamais sanotoro garide point nimba uri umukobwa ukaba hari umuhanuzi bakurangiye kary'abana genda wambaye ikobo yashyizemo n'umukandara mu nda nurangiza witwaze itoro ry'ibihumbi 100 narangiza nashaka gukora ku kibero urabona wambaye ipantaro nawe sura urujyanye jipo mini sketi barakuye ko arya abana nyine genda wambaye ipantaro kandi yagafunga misuzi nurangiza ujyane n'itoro ry'ibihumbi 100 noneho nurangiza ashaka kuganisha mu kukurya uwo muganisha mu mavuta uti muntu w'Imana ati nazanye itoro ry'ibihumbi 100 ngo ndeberemo ngo sara bagikoze ku kibero utwaye ry'icumi se ntago yakumva n'urugero nari ntanze cyangwa ya miliyoni rega ituro ryica abazima buriya nge nabwiye abahanuzi b'i Kigali nimba utararya ituro rya miliyoni mbabarira umve hurigweja mbabarira ugabanye amatiku muri iki kibuga ntabwo uraba wikigira igitangaza wikititiza cyane turi muri Kigali bwana ntabwo turi Nyamasheke ngo ni igweja no urasamye oya urasamye uri umwana w'umuhanuzi reka dukoreshe imvugo ya Bibiliya ni umwana w'umuhanuzi ntabwo uraba umuhanuzi mukuru raho uragwigira mu biki ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo Yesu niwe muntu utarabwirizaga ituro ariko niwe muntu wahawe ituro renze iryo mutabazi nabona n'iryo ndi yabona ngo yari afite amafaranga ageze ku rwego afite Yuda wirwa yikoreye uruhago rw'amafaranga utise bashingiye kuki bajya kumureba barebye umuntu ufite agatuza n'ibitugu kuko yabaga afite uruhago rurimo ibifaranga byinshi ngo ubwo yavugaga ngo icyo ukora gikore ngo abantu baravuze ngo ariko buriya nta mubwenga guri imigati ngo n'imitsima yihereza abakene ngo asanzwe abikora nuwa ngo yajyaga ahahira Yesu yajyaga agurira umurenge wose wowe wagurira umurenge wose niyo byaba kawunga abapotre muri Kigali yagurira umurenge wose akawunga ni bangahe muri covid se barakaguze ndabibona
ariko nshatse kwereka ngo ibi bintu abantu nibabigendemo neza. Ntago nshyigikiye ibyaha by'abahanuzi, ahubwo nanze imbuto z'abakiranuka kandi baje mu izina ry'abahanuzi. Yesu yaravuze ngo mwagiye mu butayu kureba yiki? Ngese mwagiye kurebayo umuntu wambaye ikanzu ihuhwa n'umuyaga? Gusa si yari viskozera? Ngabo ngabo ngo baba mu mazu y'abami. Ese mwagiye kurebayo, reka nongeremo kandi, mwagiye kurebayo umukiranutsi? Abo ngabo uzajye kureba kabira Jean Damascene Diakoni ushinzwe inyubako ku mudugudu ari ibyumba kuri paruwasi ya Bugunga. Urusengero rurafunguye se? ADPR Bugunga bayifunga gute? Oya kandi ugiriye reko ariko none hore aravuga ngo ariko niba mwaragiye kureba umuhanuzi, haleluya, ntabwo bindeba. None wagiye kureba umuhanuzi urya umwana, ukore ku buryo iyerekwa riguha imbere kandi ikintu gikomanganye iyerekwa ni ituro, hitukura yituro, mubwira uti ndeberayo, abe yinjiye mu iyerekwa, abe yinjiyeyo, ababiziziniwaye, nanjye kubiziziniwaye atariko usa neza, mubwira uti ku kazi baramamagaye, nurangiza rya turo rimusigire ku meza, uceho unyanyagira umubwira yo mukozi w'Imana nahise ngenda, ariko nzongera nohereze ituro dusenge, byarangiye wagiye. Ntabwo ari ngombwa rero kuzumbwira ngo barya. None se ngwa mu inzoga nta kibazo ko mwagega kureba Padero Baridi, mwabaga mudasize abatanywa inzoga i Kigali, abatanywa inzoga muri ADP. Baridi ntiyanywaga itabi, uretse ko ngo Roho Mutagatifu ari mukuyeho, ariko yatangiye gukora ibitangaza arimo. Wenda n'inzoga wasanga yarayinywaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Nko kuvuga iki, ubyinjiyemo ute inywa ry'inzoga ry'umuhanuzi? Okay, Apotre, wenda sinshaka ko tuza gutinda. Rero tuve kuri icyo kivuga ngo abakozi b'Imana ko ngo bakora ibyo bintu ngo mwumva mwanga, ngo tuzabamenyera ku mbuto mwarigishijwe nabi macuri, mwarangiza mukavuga muti abo nibo batuma bazifunga. Icyatumye bazifunga nakiyumviye ni uburyo ngo barindagiza abantu ngo barize. Nukurindagiza bize, nta nubwo ari kurindagiza abatarize. Wowe kukurindagiza ntago babifungira insengero, nukurindagiza abantu bari muri cabinet ngo kandi ngo warize. None umva ukuntu president yavuze ikintu numva nababaye, ati kandi sha nta bimenyetso aguha. Ako niko kabubundi. Ubu ngubu umuntu uzajya wese ashaka kundindagiza cyangwa kurindagiza undi, none by'umwihariko wize, ugomba kuba ufite ibimenyetso 2 cyangwa 3 bigaragaza ko Imana ariyo yagutumye. Twigarukire uti nibyo bituma bazifunga. Bakoze ibiki? Yego turebe ibyari byo. Rero ngo batangiye kujya bashyirana hanze amabanga yabo nk'abakoranaga. Urugero tuze kuri iyi mihanda. Akantu navuze nkagacamo, ni akantu navuze ngo don't touch the anointed, niko Bibiliya ivuga, ntugakore ku wasizwe. Ntabwo avuga ngo don't touch the anointed until he sins, ngo kugeza akoze icyaha. Oya, ntukarambure ukuboko kwawe ku wasizwe amavuta. Dawidi yanga kurambura ukuboko kuri Sawuli, ntiyarayobewe ko Sawuli yakoze ibyaha. Rero ntiyaranayobewe ko yamuciye ku ngoma, ariko ntiyigeze imukuraho gusigwa. Nko kuvuga iki, igihe cyose umukozi w'Imana agifite gusigwa kw'Imana, mureke we n'ibyo akora wikomereza. Ni inama nshaka kugira abantu, kuko umukozi w'Imana ushobora kumusanga ari kurya umwana irimo gutyo bireba n'amaso, amesho gawaga avec tes désirs là, wasoka ahantu wajya kubivuga Imana ikakugubanya. Protokole z'Imana zitandukanye nuko mu bitekereza. Reka ngubaze Evo, ntunsubize, hari ikintu ubonye umuntu wo muri First Family ari gukora kitari cyiza, smartphone yawe vane ugakamera, ntabwo se ufite izo mbaraga zo kuyikurayo? Ese bwo uwagukira kuri kamera wabivuga? Urekeraho ntunsubize. Niko ubwami bwose bukora. Ntabwo ari ikibazo cy'uko yabikoze, yabikoze ariko aracyari the First Family member. The time urabishyira hanze nturamenye ikigukubise, nta nubwo uramenye icyo ari cyo. Kompeta nuko ubwami bwose bukora.
ese ubundi biragufasha iki? Bikumarira iki se ubundi? Nimbrekinga inkuru z'uko umukozi w'Imana rurangiranwa yakoze ibintu bitari byiza, isi irambona nk'igitangaza. So what? Nta kintu gikiri kuzana. Samusoni yariye Delila, yariye umwana. Dawidi yariye umwana. Nta story uzanye kuba ko ngo pastor ngo muri ADPR ngo basigaye ngo bazamura ingutiya. Nta story uzanye hano. Kuba Mutabazi yariye umwana ntago ari story ibirenze, ntago ari amastori. Ayo mastori rwose muzagere bibagaragaza yuko mudakuze mu mwuka. Kandi ubizana bashaka kugaragaza ko ari we muntu uhagarariye kwera, niwe mu representant de la sainteté mu isi. Niyo mpamvu aje no kubivuga. Ahubwo niwe mu papa uriho. Niyo mpamvu uje kubivuga. Mbaza ikibazo cyawe. Yego. Nari mvuze nti hari nk'urugero rw'ibiri kuri iyi mihanda, witwa Roger na Grace bari bafite icyumba hani Masizi, abantu bazwiho kubyina cyane, ariko witwa Roger yaje aravuga ati ariko burya hari izindi mbaraga twajyaga dukoresha. Ati burya Grace yakoreshaga amavuta. Singiye kuvuga ko ari ukuri cyangwa ari ibinyoma, nibiri kuri iyi mihanda turi kuvuga ku biri kuri iyi mihanda biri gutuma abantu bose bakomentinga kuri iki kintu cy'ifungwa ry'insengero. None ibi bintu koko byaba ari ukuri, haba hari abapasiteri bakoresha izindi mbaraga koko zitari iz'Imana, bikaba bituma ari byo wenda twabonaga ubuhanuzi bwarabaye na bwinshi. Kuko urumva aravuga ati ngewe nari mfite ibuye ngomba kuryaho mbere yuko niba ari ukuribika mu mufuka, ati ndari yari afite amavuta yo kwisiga mbere yuko nawe aza mu iteraniro. None koko ibi bintu ntibyari bibabaje, habaye hari izindi mbaraga babitwa abakozi b'Imana bakoreshaga, akaba ariyo mpamvu n'ibi bintu by'ubuhanuzi byaba byarabaye byinshi, bigatuma wa mugani ubona byaranarenze umurongo. Reka iryo gweja niryohereze mu kidaturwa. Hari ibimenyetso yaberetse? Hari ibimenyetso yaberetse? Ndumva nta, gusa yavuze ko ari ukuri. Ayo mavuta kuba yarayavuze yayisiza mureba? Kandi umva ari barakoranaga. None se nta smartphone yari afite? Iryo buye se nta smartphone yari afite ngo arifotore? Ese yari bazaniye at least? Ariko yabivuze nkawe. Donc ikimenyetso yabahaye ni iki? Niwe bwite, niwe gihamye cyabyo. Telephone. Umva ukuntu abayuda cyangwa se abafarisayo babwiye Yesu. Baramubwiye ngo Aburahamu uravuze ngo Aburahamu atarabaho wari uriho. Ngo ariko se ko Mose yaduhaye umutsima umanuka kuva mu ijuru. Manu, wowe urakora kimenyetso ki kugira ngo tukwizere? Arababwira ngo uzarya kuri uyu mubiri akwanywa no kuri aya maraso. Aho yari ari kwerekeza ku buryo azapfa akazuka agatanga agakiza. None kankubaze, uwo waje avuga ko yari afite ibuye, n'ibuye ubwaryo atazanye naryo, umwizera ushingiye kuki? Yarapfuye amara iminsi 3 mu gituro arazuka, bibera igihamya yuko ibyo avuga rwose ari ukuri. Abanza apfa kugira ngo twizere. Ibyo bintu kugira ngo tubyemere bigomba kuba bifite ikintu bita igihamya. Ndagutandukanyiriza ibintu bibiri, ubuhamya n'igihamya. Hakurana nababwiye ngo Imana narayibwiye iniga umuntu amtiye 5. Kandi ibyo nanabimenye ko yagutegetse mu 5 kabigumana nta mikino nyankina aho ngaho. Nikubwira ko ukumvijwe waryumvisha uzihute kuko ntago bizakorohera. Noneho rero twigarukira. Ibyo ni ubuhamya, ariko byansaba kugira ngo ndebe papa mwezi wari wicayemo aho ngaho, ndebe nk'abantu 2-3 bari muri room baze babihamirize. Umukobwa yakoraga kuri hopitali yo kumima n'umugabo wari akora, nabo najya kubashaka. Ariko ubwo ni ubuhamya. Noneho rero bisaba kuba ufite n'ibihamya kugira ngo uvuge inkuru nk'iyo ngiyo. Paulo abwira Timoteyo ati ntukemere ikirego ku mukuru, ku munyamavuta hatariho abahamya 2-3, les témoins oculaires. Yazanye abantu 3 baba binyiryo buye. Ahamya ko umugore wiryo buye yarize. No. Ayo ni amagambo uri kumbwira. Ngenda ndashaka ibihamya. Kuva rero bavuze ngo ugomba ko ari abahamya, icyo gihe abahamya b'icyo gihe barabirebaga bakaza akavuga ngo uribukana icyo na boti yazize. Abagabo b'igoryi baraje baravuga ngo twabibonye. Abagabo b'igoryi babumbisha ariko. Nabumbisha. Ni umuntu uzavuga ngo nabibonye. No mwana. Kizibiti. Nataka kizibiti. Kabiri. Ese ubundi bwo wagira ikizibiti? Bimare cy'Abanyarwanda. Kugira ngo batubwire ko ibyo baduhanuraga ari ibinyoma. Kuki Imana itabifata byose ngo ibyandike ku ijuru? Wagize ngo byayinanira. Hari impamvu Imana yamisha ibyo untekerezaho. Wasanga mbimenye ntazagaruka guha ikiganiro. Ibyo nabyo gushaka kugira ngo ubwire abantu ibintu byose witwa kuzi.
noneho ibi ngibi byo biracyari muri angle na box yo kubihimba no nta gihamya afite kandi ibintu yabishakira gihamya itari bubure. Nanjye ndabaza batumisha hano muri Kigali bakoresha imyuka baguze kuki se naraza ngo mbavuge nawe urabazi ndabazi naho nashakaga rero ubundi wanshishije ndabazi n'abajyama banje ari no wonjya nikenera nkagenda gahitamo nk'idolari 100 oya ahubwo nabangabo ubwo ibyo bintu byanyu muvuga nibi nabo nyine nashaka kugira ngo tubwire ko bazikoresha koko ariko se bihuriye no kuzuka mentioning amazina ariko barahari uzi impamvu ntajya mvuga amazina yabo none se Imana kugize ikambwira ibindi bintu ntimbwira ko bakoresha imbaraga z'ikuzimu nkabibona ari uko nkore analyse cyangwa se ubusesenguzi ku bijyanye n'ibyo bakora. Iyo ishaka ko mbivuga yari kuzi kabinyibwirira ikampa n'ibimenyetso ikampa n'ubuhamya n'ibihamya. Ibihamya ni gute? Uri kwa muntu waje kuvuma igicaniro kigasaduka umuhanuzi babwiye undi yaje akavuga ati ciwanjye ati Imana yambwiye ngo ntigera ngiraho niki ati nanjye rero yaje kumbwira uriya muhanuzi umwami amutunze ukuboko byagenze bite ko kwahise kunyunyuka yatunze ukuboko abaturage bose bareba ukuboko kunyunyukira imbere yabo ibyo babyita ibihamya. Nimba yaragwaye ikiganiro tuvuge ko wenda hari yicaye imbere yanyu umuntu ufite sida anana dufata ikintu cyagaragara ikintu cyagaragara senda kibuze tuvuge wenda ari nk'umuntu ufite ibiheri by'ibishishi mu maso agataga ati kugira ngo umenye ko Imana rero yambwiye kuvuga kuri uwo muhanuzi kazi yuko yisigaga amavuta Simoni uyu muntu ko afite ibishishi mu mwitegereze bigiye kumushiraho mureba nibishira tubireba ntangira kuvuga nti nyamaze ibyo avuga ni ukuri biri nango sima harimo ibanga ufitanye n'Imana nta gihamya nta buhamya nta bimenyetso simusiga icyo bita les preuves irréfutables ibimenyetso bidashidikanywaho niko mu rukiko bavuga kucyuza guharabika umukozi w'Imana. Kabiri kucya ahubwo mwebwe mwumva ibintu nk'ibyo mu byemera turi bande bo kubihakana ahubwo turi bande bo kubihakana. Kabiri gatatu impamvu mukora ibyo bintu byose nuko umuntu atarakubeshyera ibintu bitari ukuri kandi wamubona bivuga ukabona bivuga ashemetse. Njyewe nagiye muri Kenya mvuga ibyanditswe byera bantegera indege abahagurutsaga ibirema babategera bisi. Umwe muri abo wari uyoboye icyo giterane cyari mu bari minsi 7 yari umwaposo ari na profete akoreshwa ibitangaza bataya na amavuta gusa cyangwa ari bibi. Umugabo umwe arahaguruka uyoboye county nka district hano mu Rwanda aravuga ngo amavuta ufite ntago agenda na bisi dore ko numvishe ngo Jaguar ngo yisha abantu bavaga Kampala baze Kigali hatiremo gakobwa kari keza we Yesu we none muragira ngo abakozi b'Imana tujye dupfira muri izo bisi Uganda kujyayo hatarenze amadolari 300 ariko genda umeze nk'ibirayi muri rigisi icyo yakigira ugenda urya amacapati yo ku mupaka uvunderezayo ugiye guhanurira abantu akaba nabazimu shepu kozi w'Imana wamutegera indege akajya Kampala agahanura agataha. Ariko uwo mugabo nagiye gusubira muri Kenya amatoro yose yaragiye kunyakira ko yakoreraga Nairobi twari twahuriye ahantu bita Kalunga muri Kitui County amasaha 5 uvuye muri Nairobi. None ngiye gusubira muri Nairobi batangira kunegura ibiterane yahise ahamagara abantu bose bari bemeye kumpa udututi mu biterane byabo arabwira ngo Apotre Mutabazi afite imyuka yakuye ikuzimu ntagakoresha imbaraga z'Imana. Uri kunde bakabona ndimo imyuka y'ikuzimu uriko harakuzimu kundiho kandebe nkoresha umwuka ndebe. Iyo rero batarakubeshyera imbaraga z'ukuzimu ugira ngo abo inshuti yanjye God yasengeye sida kabiri zikira hariya Nyabisindu aba mu rusengero rw'iryibiri akagiramo amezi 3 yarahanuraga kareba no mu mano ariko umunsi babaga bari kumwishyuza amezi 3 y'inzu ubwo ni 360 atatu ya sare reba sare icyo gihe iryibiri uyu munsi sare ya make bari 600 yaramunaniraga. Nagezeyo bambwira ngo nubwo ugiye kubwirizayo aba muri Illuminati ndebye umuntu agasarabamo
ndebye inzu atuyemo, ndebye ukuntu batura icyarindwi n'icyabiri na setisi buzuye agasare, niho nigeze kujya kubwiriza inzara ikenda kunyica hariya kwa Rando, ibisezi bikaza gutya, unzi umuntu ugiye kwicwa n'inzara namukwereka, urabanza ugatutubikana icyunzwe kikakwica kandi mu kibunda, ibikezi bigahita biza mu maso, ubundi ukinimba ubutaka. Njye rero nagiye kugwa ku butaka, mfata ku mavi hano ndunama neza hariya ku mapave, neza wambutse neza ku buryo uri ku gipangu neza cyo kwa Sherano, rwamugani ngo kwa Sherano, mbwira Imana nimfa nishwe n'inzara ndateza mbuteyaje mu ijuru. Ijambo riravuga ngo nta mukiranutsi uzicwa n'inzara, nta n'umukiranutsi urubyaro rwe ruzasabiriza. Data kabarira n'umukiranutsi, ni diakoni byumba. Nabonye ijambo rigomba kundengera ari kwibutsa ko data ari diakoni. Ega ni ibintu byo kunyica, ubwo nateza mbuteyaje mu ijuru. Data n'umukiranutsi yaranjungaruri. Nese nabonye ko yagakubwira yuko Isa ari umuntu ukaze. Iyo umuntu byamunaniye kuba igitangaza, se yaraye igitangaza, ajya kuvuga agahita ashyiramo papa. Niyo mpamvu nanjye wumva nkunda kugabarira akabarira cyane. N'uruvuga ngo njye mbona byancanze. Ariko nimba byanancanze ni mwene kabarira mwana. Tujye tubigendanamo neza. Hari ahantu nagira byagoranye. Abona nta kindi kirahankura ngatavuga neko ndi mwene kabarira. Diakoni ibugunga. Ubwo nyine aho ngaho Imana igahita ivuga ati nimba uri mwene kabarira diakoni byomba ndakurengera nduwiteka. Ariko mwagiye mugira ubwenge. Tayerapo. Uzi ko buri ahantu umuzayoni yagera byanze gukunda agahita ayibutsa yuko umushumba wari gitwaza akahava. Buri abantu benshi ntago baza amahame yo mu mwuka we. Nari mvuze izina rye, ndamusuje mama Ntuza, byari rishe mama Kadada. Yagiye gusengera abadamu bagiye kubyara i Kanombe, arabasengera babyara, babuze ibisa basengera babyara, ageze kwa nyuma biranga, yarazinzwe byatari. Byanze ikintu yakoze, Yesu azamura ikiganza, afata kunda, azamura n'ikiganza ngo mwizina ry'umushumba wanjye pastor prophete viva ndategetse ahita byara igise gihita kiza. Iyo atabivuga ngo urebe ko kiza, aho yari ari gukoresha nyina anointing ya viva. Bose ndabavuze, aromvuze nabi se ibintu byanyu mwagiye muvuga abantu mubavuga neza. Ubu mfite igihe cyo kuvuga umuntu nabi. Gade yakijije sida kabiri, ibipapuro bapimiye uko ari bazima ninjye wabisomye, ariko yararabuze amafaranga yo kwishyura salary ry'ibiri. Ubu ari Kampala agenda muri V8 no musajja wa Katonda owamanyi. Ndaje nzamuka Kampala nze Gade dukora umurimo ahubwo vive arahanura bigasohora, kandi niyo bavuze izina rye abadayimoni bariruka mu bitaro by'i Kanombe. Hari ibyo mpimbye mwagiye muvuga abantu mubavuga neza. Garase ninde nari nabo naza kumuvuga namuvuga neza. Ndeba hano ko ndirabona umuntu uza bati Garase yaransengeye biri nango sima amenagura ibi ntawe ndabona. Imyuka yateye Kigali ni iyihe yo kwikorera abakozi b'Imana? Nimba batarakwita yuko ukoresha imyuka y'ikuzimu, nuko nta namavuta ugira. Ngibyo uvuga barabinyise. None se nuko najyaga rero iyo bivuze ku wundi muntu mbyumva cyane ko nanjye nabivuzwaho. Gadi babimwitaga kubera ko yagiraga profesi. Reka nkwe nk'urugero rw'iyo yavuze. Yeze kubwira umuntu, aramubwira ngo wowe uheretse kujya kwipimisha, bagupimye abasirikare basanga ufite muri 13, kandi baje abantu bari ku miti barambwira ngo abasirikare ntubukiva no ku gitanda. Amubwira umubare exact bamusanzemo. Ariko si wowe wagusanganye, ati niyo. Atabandi Imana imbwiye ngo barakize ndabibabwira, nkabategeka kwipimisha mu bitaro bitatu, bakazana ibipapuro bitatu kari bazima. Igipapuro kimwe nkagisigarana, abivanamo aramwereka ati ibi bipapuro bibiri, reba uyu muntu hano wamupimye avuga ko ari muzima, yaramaze iminsi ari ku miti, reba ibindi byavugaga ko arwaye. Atari ko wowe irambwiye ngo igukongereye abasirikare ntago igukijije. Ati ku buryo ugiye kwipimisha umuganga wagupima yakeka ko wayanduye ku mugoroba cyangwa se mu kwezi gushize, kandi ejo yarakubwira gata abasirikare bashize. Tujya kuwundi ahagurutse umuhungu yari umuntu uza, yari ndaje ngaruka kubya kuri byabo bantu bavuga ngo amabuye ngo n'amavuta. Kuri uwo muhungu aramuhagurutsa, ubwa mbere aje gusenga, aramubwira ati wowe uba muri ghetto, ndenda kubeshyera ubana n'abahungu. Ati turabana, baherutse kwiba ibintu ku Muhinde kandi urabizi ko bibye imari ku Muhinde. Abahungu mubana ntago ari wowe.
undi ati nibyo. Arangira aramubwira ati uyu munsi nituva mu materaniro ugataha saa 12:15 zuzuye Pandagari ateramo kandi irabapakira mwese nawe igushyiremo. Ati rero igitekerezo cyiza ntutahe muri iyo geto, niba tagusanga nta kibazo, niba gusangana nabo barakujyana nabo kandi bizakuvuna kutayimanuka amageragere. Arangije aramubwira ati ariko urare muri quartier hafi ukurikira amakuru neza, saa 12 uri hafi uri gucungira hafi. Nza gusubira kubwiriza yo nanone wa musore yanagarutse amuhagurukije ati nubwo ngiye guhanurira ariko ati harya si we nigeze kubwira ibintu by'intuza. Ndatu byanyenze bite? Ati saa 12:14 zishyira na 15 ati Pandagari yahagaze hepfo yo mu rugo, ati abantu bose bari mu kagato kacu barabapakira nibereye ku gasantere hirya ndi kubireba. Ati ubwo nahise nzinga njya kurara ku musozi w'amasengesho kuko ntari mfite aho ndi burare uwo munsi. Ariko icyo genda byibuka muhagurutse ikintu cyadukanze nkavuga ni wa mwana kababwe kajya aba muri Illuminati. Yaramubwiye ngo muri abo basore mubana hari umusore mwari muri mu gipangu muhagaze muri gutera story ngo inyoni iraza ica hagati y'amaguru yahagaze atandaraje ihinguka inyuma iriruka. Aturamwibutse ati hari uwitwa kanaka, ati twari duhagaze mu gipangu rwose, ati inyoni iraza ica hagati y'amaguru ati turikanga. Ati uwo nguwo ngiye kubona mbona umupolisi aramurasha arapfa mu gatuza. Ati bazabafunga bazimara umuhinde bashake gutoroka umupolisi amurase ati urusengero ruti kwa jina Yesu turirukana urupfu turirukana turasenga icyuya kirabira. God aravuga ngo iracyambwira ko nubwo musenze bazamurasa kandi azapfa. Ashaka gutoroka kandi ko baranamurasha yaranapfuye. Uyu rero nimvuga ko afite amavuta ya gihanuzi. Ubundi nibitwa kabaje tuza tuvuga. Petero yavuze ku muntu bita Paulo, yamuvuzeho iki? Yaravuze ngo na Paulo yavuze kuri Petero mu Bafilipi, yaravuze ngo hashize imyaka 14 nibwo nazamutse njya i Yerusalemu kureba batatu bashimwa kari inkingi aribo Kefa, Yakobo na Yohana, ngo mbabwire ibyishurirwa nahawe. Ariko urumva ari kuvuga ku bakozi b'Imana avuga ngo barashimwa kari inkingi, barashimwa kari abantu Imana yatoranyije. None na Petero mu rwandiko rwa 2 ibice 3 avuga kuri nuza kuri Paulo, aravuga ngo kwihangana k'umwami wacu nagakiza nkuko mwene data ukundwa Paulo yabivuze mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge yahawe. Urumva Petero avuga kuri Paulo ngo Paulo yahawe ubwenge budasanzwe, Paulo yahawe ubwenge budasanzwe. Nta kintu uza kuvuga. Ntago bakubaza kuri Mutabazi ngo uvuge ngo urumva ngo nabyo uvuga. Vuga ngo Mutabazi yahawe impano idasanzwe y'ubwenge urekeraho. Bateze ko yakoze ibintu bidasanzwe tuteze ibyo Imana yaramuhamagaye yamuhaye aya mavuta. Ayo mavuta turayemera. Ibyo nibyo umukozi w'Imana yakaba yavuga kundi mukozi w'Imana. Ubu habuze umuntu uza kuvuga garasi byiza ku buryo mu mutangira ngo bateye ivi mukongeraho ngo bagize gutya mukongeraho ngo bamanutse mukongeraho ngo badudu yasinze nimba ari bagize gute. Ibyo njya numva bingwa amatwi. Aratwite gatwite ibaye ka vuna umuheto. Ego ibintu nibiki hari n'igihe buri kintu wabwira umuntu hari abavuze mugende mubwire iyo ngonze nta kibi nkoze, ahubwo ndavuze ngo mukizwe mukure mu mwuka. Kizo ntabwo kiri kwa Imana, kizo kiri ku bantu bakurikiriza imbuga bakunda byacitse kabaye yewe twagiye twamanutse yewe bamufata yana mugabanya ayo matiko. Umukozi w'Imana tumumenyere ku mbuto zitwa ijambo si soya sorogoma yise gukiranuka kwihangana ibyo by'ibyiringiro mu bishakiremo abakristo. Umukozi w'Imana umumenyera mu mavuta n'icyo amavuta akoze mu bana b'Imana. Iby'urubanza umushyiraho azabibazwa niyamuhamagaye. Uko niko twakabaye. Rero nicyo ngicyo mba navuga aravuga ngo yabyanditse mu nzandiko ze zose abwirijwe n'ubwenge yahawe ngo iby'abaswa bagoreka. None abataka Paulo Petero na barabataka aravuga ngo iby'abaswa bagoreka nkuko bagenzi ibyanditswe bindi ngo bakizanira kurimbuka ngo ariko mwebwe ubwo mubure hakiri kare ngo mwirinde abagoreka inyandiko za Paulo nibo Petero yatatse mu rwandiko rwe rwa 2. Ariko Paulo we amuzamura mu yandi mavuta aravuga ngo yahawe ubwenge budasanzwe. Inzandiko ze abaswa ntibazumva
nta nubwo bazishyikira. That's all. Nta kindi navuga ku muntu w'Imana. Muve kuri ya muntu w'Imana. Ibintu byo kuba umuntu yatereka kamera akavuga ku wundi muntu w'Imana, ku wundi muntu bahuriye mu mwuga muberekere Yago n'abandi bahuriye kuri showbiz. Ariko sinzabisanga no mu bana b'Imana. Cyane cyane byo bango yakoze ibi. Vuga ngo avuga ko afite amavuta ntayafite, icyo nicyo nakumva. Avuga yuko ahanura, sindamubona ahanura bisohora, icyo nicyo nzumva. Nk'urugero kamwe urugero rumwe rworoshye, ikintu nkunda kuvuga abantu bazagira ngo kubera iki nkihoramo. Nta muntu uvuga nabirize icyo impamvu. Ese baramubona mu bintu byazohama by'ibipfuye kajya avuga ati pastor bisambana ubuntu akatagenda muri izo nzira. It's fine. Ariko buri bimumenyekanyeho ibintu nk'ibyo abantu bamushyira ku mihanda bakamwota. Ariko buri icyo ngicyo si cyo nkakaye mwotera umuntu nk'uwo uhamagawe. Rizikera hamagawe. Wakabaye ahuguza ukavuga ngo riziki kutarahanura ikintu ngo gisore ngo iki kintu mu minsi 3 cyaba kibaye. Utwereke ubuhamya bw'ibintu bitatu wavuze ngo turi kuwa mbere kuwa gatatu. Umuntu hanurira igihugu agomba kuba ari mu birere bya Elisa wavuze ngo ejo mu gitondo ku irembo rya Samariya ifu irabigura gutya, indengo y'ifu irabagura gutya, n'amahurunguru arabagura gutya. Kandi koko ubipinze ukamubwira ngo wowe uzabirebesha amaso n'uzabiryaho, mu gitondo bakamukandagira. Kuko ufite ubwo buhamya bubiri ubasha kubwira umwami ngo igihugu kiye guterwa. Ntago ushobora kumbwira ngo Imana yambwiye ngo mugiye guhiga indi mihigo, uvuga ibyago ku gihugu utanaduha ibimenyetso, udafite ubuhamya n'ibihamya. Nge sinakabaye ngira ikibazo nimba hari byo bajya bamukoraho cyangwa akora cyangwa asagira gute, ntabyo nzi, sinshaka no kubimenya. Anabikoze yaba yamaze, ahubwo nge nagirana ikibazo no kuvuga ngo sindakubona nk'umuhanuzi wahanurira igihugu. Why do you do it? Kucyo bikora. Kandi ni wigaragaza nk'umuhanuzi wahanurira igihugu. Reka nkubwire, nk'uwo Gadi wavugaga ati nabonye inyoni ica hagati y'amaguru, baramurasha nyuma y'iminsi 3 bakamurasa. Uwo nguwo waje akavuga ngo ku gihugu nabonye ibi, navuga ngo ndabyemeye, kuko yamaze kugira ikirere cyahanurira igihugu. Kabiri, yabashe kugira ikitwa. Ariko Gadi yigeze kubwira umujenerali ngo Imana imbwiye ko gukijije sida we, bari muri saro yiwabo, hamwe abahanuzi mwagiye mugira ubwenge. Yikoje mu cyumba azana ukuguru kw'inkoko agukenyereraho, abwira abahungu aravuga ati umwe ajya ku ruhande undi ajya ku ruhande, amushyira muri vigo, bamwicazamo hagati, ijisho ri mu mutuku, agenda arira inzira yose. Avuga ati ndajya Faisal nibampima bagasanga nyinifite ndakurasa. Ati ndakurasa bamfunge cyane nanjye bandasa. Gada atangira kubaza Imana ati harya ubundi warubimbwiye cyangwa ni ibintu nishyizemo. Yaragiye yinjira mu miryango baramupima, yasohotse ari guseka itajya ku cyuma acomekamo za n'ibihumbi 300 dore kuki atazanye se miliyoni 30. Ibi rero niho nababwiye ngengo ntago nzemera ibyo bintu by'ubugweja, wanankize ryo terabwoba. Ndakurahira Uwiteka nagani rero afande miliyoni 30 aho ngaho, cyangwa siriya nzu genda uyigurisha pasuremo kabiri, kimwe cya kabiri tuzana hano. Nibitaba ibyo nanjye ndakurangiza ndakujyana Rusororo. Ubundi niko muri mukorwa. Ariko ibintu byanyu mwabigize iki? Ni gisivile, ni kimina. It's kingdom. Nubwami. Ariko nyine ibyo mbivuze aravuga mutabaza uravanga. Ntago mvanga. Imana yacu irica igakiza. Autorité yo gukiza haraho nyikoresha, kandi hari naho ngomba gukoresha yo kwica. Ntago ibyo ngibyo ari ibanga ngomba kujya hariya ngovuge ngo tugomba gushaka amavuta no gukorera amavuta, aho umuntu atinya kugukinisha ari kuri Yellow Paper ku kazi neza ko bahita mujyana Rusororo. Kandi bari kuri Yellow Paper byabo biroroshye, bagukuramo perezida abandi bose. Yamenyeye amavuta kurenganya ukare kuri sengesho rya stroke, ntago amenye uko bigenze. Abari mu nama bakabona guye hasi, bajya gupima basanga udutsi twaturitse amaraso ari kududubiza mu bwonko, agahita agira paralize y'uruhande rumwe akaya inkondo imanuka. Abantu bakamenya ngo ibyo byabaye kuko yakinishije amavuta. He touched the anointed.
mu by'ukuri uriya muntu umumama w'Imana ibyo bintu ntimubyemere kuko uburyo byubakitse ubwabyo niyo wareba mu buryo bwa gihanga nta bimenyetso bifite. None se kari uwo waje kubivuga we hagize undi aza akabimuvugaho ntibyakemerwa uwo wabivuze. None se ubwo sinumva buri wese yaza akavuga ibyo ashaka kuri mugenzi we. Bajye batuzanira ibimenyetso, bajye baza bafite ibimenyetso simusiga. Uwavuze ko igihangange muri showbiz ngo kikinishije yari afite video niyo atayipureyinga ariko arayifite arayikwereka ati ndayifite ngiye. Byibuze ukavuga uti koko bye pe. None ibyo bintu babwira ku bakozi b'Imana baba bafite receipts, ibimenyetso byabyo baba bafite. bazanyemo ibintu by'ifirimbi. So ibyo bintu rero nshatse kubivuga gutyo machatse kuvuga iki, niyo twajya mu by'ubwenge ntawe akabaye avuga biriya bintu. Ibimenyetso urabifite, uraduha kimenyetso ki ko Mose yaduhaye manu umutsima uva mu ijuru? Uraduha kimenyetso ki ko wavuze ko umuntu yikinishije yazanye video? Wowe uraduha kimenyetso ki? None se kuvuga ko bazi ngo bakoresha imbaraga ngo baguze ngo kiretse na ngiye nka recordinga video ari kuvuga ati ngiye imbaraga nazicishije ati none se nge ndakina nkaza niyo video wenda nkayibereka kabiri. None se Imana yabaye ngukamiye iki? Ariko iyo ukoze ikintu, reka mbabwira n'ikintu abantu batazi, iyo umukozi w'Imana agiye Kampala akariturirayo umukobwa cyangwa se ibikirere, tuvuge ko yagiye Kampala, nashatse kugaragaza umuntu wabitsimbye akabihisha kure, wowe ukagenda ukabivana Kampala ukabizana kuri YouTube, ufatwa n'ibibembe ninde? Ese ni uwashatse umugore w'umunyamahanga cyangwa ni uwaje kubivuga? Kabiri, ajya Kampala ntawe byagushije ko nta n'uwamubonye, ariko wowe ubwo wabivuga kuri izi mikoro byamenywe n'abantu benshi muri bo baragwa. Ni ukubera iki ibintu mutabikuyemo isomo? Ubwo mwavugaga mu masharirene kuki mutakuyemo isomo ry'uko hari abantu mwagushije mu masharirene yari yarabwirije kandi mutigeze mujya kubyutsa? Ese ubwo mwavugaga mama ninde wundi handi wakurikiye nimba ari Gihozo, ubwo mwamuvugaga, ese ibyo mwasenye ko twabibonye mutwereka ibyo mwubatse? Ese ibyo bintu muza kuvuga bifite ibyo biri busenye ariko bidafite ibyo biri bwubake bimara iki? Ubuse kutababwira amazina nuko nayibagiwe. Nimba tujya tunihurira kanyihera $100 sinzasubire ari inyime turi nyamato, ndetse nimba koresha imbaraga zari yagagwaye $1 arifata. Courage rero, urakoze urakoze. Imana yigeze kumbwira ngo hari igitinganye kizaza ngo gishaka kubiba muri ministry yawe, ati ntuzabura ubwenge uzayacakire, ati nzakwereka uburyo tuzakigenza kikanakizwa. Ariko ibintu byanyu byose mubigira idini k'amafaranga. None si bayaturuzi abayavanahe abaturabuzi bo bayakuye, uwagambaniye mugenzi we akamwica agakuramo $30,000 azana $1,000,000 akayitanga, ntijya mu kibo se ubona itaza n'umurinda nkuba? Rimwe na rimwe abantu ibintu barabivangitiranya. Nk'urugero, abantu bose bavuze inkuru mbi ku bandi bakozi b'Imana, uwamubaza ngo izo nkuru wavuze zubatse iki? Kimwe cyonyine ni ikihe? Kandi ubwo ahita yitwikira ngo nyine ngo nabibabwiye kugira ngo abantu mwirinde. Ntabwo bitubwiriye ngo twirinde, kwiye washaka ko twirinda wari kutubwira udashyizeho izina, n'ubundi ukatubwira ko bibaho, ariko kuba washyizeho izina wari ugamije gusebanya. Rero ibyo witujijisha ngo wagira ngo twirinde di, wagiraga ngo umuntu asebe kuko wowe uri umusebanyi, uri umukobanyi, nta kindi uri cyo. Ari ukwirinda wavuga ngo bibaho gusa, ukanavuga ibyakubayeho ariko utavuze izina. Nkuko hari umukobwa ushobora kuzana akavuga ati umupasiteri yaransabye ariko ntavuga izina rye. Buriya ureba ashaka kugira ngo abwire abantu ko bibaho babyirinde. Ariko iyo umuntu aje akavuga ngo ndababwira n'izina rye, ngo ndaberekana message ngo twandikiranwe, wowe ibibembe nibimanuke bihere mu kanwa kawe, bifata umubiri wawe wose n'ibyo ukora byose, ubundi Imana ikohereze mu kidaturwa, kuko urashaka gusenya umurimo w'Imana. Kuko hari amakuru tuba tubitse
y'abatumishi ari ikintu nagiye gukora ko cyo cyane kuba ndengereye kuko iyo mbivuga bose n'abanyacyubahiro umuntu ari gutatangira banga ubwo nindera kuko bose wasangaga na abantu banini kandi bayoboye amadini manini yuzuye mu gihugu. So ariko hari ibintu umuntu abazi, ariko iyo tubimenye twe turasenga Mana nimba ibyo bavuga kuri uya mushumba koko yarabikoze, muha imbaraga, mwegere, musange, tukamusengera. Ariko ntabwo tuzindurwa no kumutemera itaka no kubibwira rubanda yose, cyane cyane ko natwe tuba twarabyumvishije amatwi dutegereje ko dusenga Imana igakonfirima koko ari muri izo ntege nke. Ariko Imana ikoresha abantu bari mu ntege nke zabo kandi ikabakoresha iby'ubutwari. Imana ikoresha ba Samusoni barya ba Delila kandi Imana ikabatabarisha Abisiraheli. Nubwo bajya basoma story ya Ndera kwa Samusoni ni Delila. Ese reka nkubaze, buri yagenda akarya Delila ariko ntibamwogosha umusatsi, muri kuvuga izi story. Yari gukomeza akajya baritagura, ariko yari gukomeza akajya kubita Abafilistiya akarya Delila, kubita Abafilistiya akongera akarya Delila, kubita Abafilistiya. Icyabaye ikibazo ni ukumukuraho umusatsi. Nta nubwo icyo mujya mushaka no kucyumva. Na mbere hose yaryaga Delila, ahubwo umunsi yamenaga ibanga nibwo byabaye ikibazo. Rero ababigisha bagahita babereka ko kurya Delila aricyo kibazo. Ese undi reka nkwereke, iyo Delila musanga ku mugezi bagiye kuvoma ariko akamubwira ko mu musatsi ari wari ikibazo, wahise ubwo yari kurangira. Ntabwo yarangijwe no kurya Delila, yarangijwe no kogoshwa umusatsi. Rero diringa n'icyitwa kogosha umusatsi, widiringa. Dawidi aravuga ngo amaze kurya Batisheba ngo Mana ndakwinginze ntunkureho umwuka wawe. Ibyo byo hari igihe akora ibyaha akabikora ikamwihorera akagira ngo ahanye nayo ikazagera ikamwogosha. Ariko umuntu aracyagira gutya, yagira gutya ukumva arituye kanseri. Wabonye aryo mwana? Aya ntabyo wabonye. Wowe wabonye yirukana kanseri, vuga ibyo ngibyo. Naho iby'umwana ntabyo wabonye. Wabibonye hese? No, tuvanga ibintu. Kandi Satani we abari mu nyungu. Nese kankubaze Evo, utekereza ko abantu baza kuri izi YouTube ahanini bakorera Imana cyangwa bari gukorera shitani? Gukorera Imana na wanga shitani, utekereza ko bari gukorera iki? bakorera shitani. Oya, nk'urugero umuntu uza akavuga yuko Grace adakoresha imbaraga z'Imana, abari gukorera Imana cyangwa bari gukorera shitani? Kiriho cyo ntago burimo kwamamaza ubwami. Nuwanga ibintu uri gukora ntago biri kubaka umukristo uri kubyumva, biri kumusenya. Nesanze Grace hari abantu yabwirije 10,000 byose bigahita bigwira iryo joro. Wazajya kubibwiriza, wajya kubibyutsa, wamenya se ubisanga ahubwo. Paulo avuye muri gereza, haleluya, aravuga ngo hari abashinze amatorero ngo bumva ari ukugira ngo banyongerere imiruho n'agahinda n'imibabaro, ngo babikoreshwa n'agashyari, ngo ariko haba mu byiza cyangwa mu bibi, icyangombwa nuko Kristo yamamara. Niyamamare lele forme niyamamare, icyangombwa nuko leba ekose teminify. Nimba hari abantu kana kabwirije ntabwiriza kuki nshaka kubagusha nzana story zabo kuri stabukuri, kabe nakuye ko zitwa kurara uko zifite ibimenyetso. Noneho reba ko niyo byaba mukuri cyangwa mu binyoma utemerewe usenya umurimo wubatse abakristo. Winareba uriya muntu uri kuwukora wubatse abakristo. Ikindi cyanyuma kigaragaza yuko iryo gweja ridakorera Imana riri gukora shitani. Naje kubona yuko abantu yidabakubitishije umuhuzo wa mugi yombi ntago bumva. Inyamanza ngo bayikubitiye mu matama yombi ravuga ati kwisha maneno. Nubwo abantu ujuka ntago bumva. Amagweja rwose. Mugweja ni nyindodo. Noneho rero njyaba ngabo nkubwira ko bakoresha imbaraga z'ukuzimu baguze. Hari ibintu bafite byimenyetso nk'icumi nakubwira wenda nzabikuganiza umunsi umwe. Ariko kimwe muri ibyo gikomeye cya karondura, ujya kumva story ngo afite umugore mwiza w'inzobe, ariko ngo abaprotokole batatu cyangwa bane ngo bose yarabarituye, ngo kandi ngo umuntu wese agiye gusengera w'inzobe aramuritura. Mukiyase
tunajye muri biology umugongo awukura ahora ku gatuti mu giterane muri conference ngo ari busy noneho umugongo uhaza umugore we akagerekaho protokole wa mbere akagerekaho wa kabiri akagerekaho wa gatatu akagerekaho n'abaje gusenga izo mbaraga kugira ngo umenye abantu bakoresha iriya myuka y'ikuzimu nubwo ngiyo mbamenye ntaza kubabwira ko ntacyo byabamarira umwicara imbere akakugisha ijambo rivuga ngo kiranuka gatono kanini ejo wagaruka ati mukiranuka wagaruka akavuga ati tangira kubarondora ariko watangiye gusengana nawe byibuze nimba uri umugore cyangwa se uri umugore bakurya ituru rimwe mu kwezi pe indi minsi ukihangana rimwe bikanga rimwe na rimwe bakanayikurya ari uko ufite crise washaka kwishyura inzu reba rero agushumba amezi 6 bakajya bakurya amaturu 3 mu kwezi kandi rimwe na rimwe bakayakurya ufite na cash ari we wishyuye shambo icyo gihe tumenya ko umuntu kugushumba ari gweja ryagiye kugura imbaraga Nigeria oya ntago bakizigura Nigeria bajya kuzigura muri Egypt iri ni gweja ryaguza amavuta muri Egypt nuwango umwuka w'ubusambanyi umurimo kabiri arawukwanduza kandi ukumva ni ibintu biri kwikora mu buryo bw'isi y'umwuka donc usigaye ufite amarari aturuka ku bazimu ntago ari amarari asanzwe kuko niho yahoranye uko usenga cyane amarari akazamuka uko usenga cyane bakurya amaturu menshi uko usenga cyane icyo gihe uramenya ngo unshumba niwe kabitera ubundi icyo ni ikimenyetso simusiga kandi abantu basengera muri izo nsengero muri kunyumva nimba uzi ko wahaje batakurya amaturu bakabasigaye bakurya amaturu umushumba wawe yaguze imbaraga nimba uhaguma hagume nimba utahaguma ubwo nyine karabaye zamura amaguru kwakwanye none se nuhaguma by'amarari ntazaje nuhaguma rwose nta nicyo wabikora none ufite amarari utahagarikisha imbaraga zawe utaba ngo barakugira inama ngo barakubwiriza umva iki ni igisasu kabiri iyo uri umugore mwiza ukamubona umushumba umuriro tujya mu gihumbi wa mungani wa Bruce Melody aririmba ngo umuriro ugere mu gihumbi ntumbaze mu gihumbi ari hehe reka ngutere story uzi ko umuntu aherutse kunganiriza ngo yasengeraga hano mu rusengero ni hano hafi ya hano turi utagira ngo ni nakure noneho ngakagana n'abakobwa babo bose bakamuga ko bifuza kuryamana na pasiteri wabo aha umve gwaje ryaguze imbaraga rero niryo bakavuga ngo pasiteri wacu ni ntago ari irari risanzwe noneho nk'urugero wewe wamureba ukabona ari mwiza cyane nk'uko babikubwira kuko n'umugabo usanzwe aha uwo muntu afite imbaraga zingurana nta n'ibyumweru bibiri nkubwiye umuntu ayimbwiye ntago ariyo izo mbaraga zaraguzwe none kamite umfatira ryagweje kirya inzerereze no kamite nijyana transit nikamite nijyana transit ni bangahe bakubwiye ko babonye Grace bakumva bashaka kuryama nawe ari benshi ubona ari abasore benshi bavuga ati twese twamubonaga aricyo kintu tumutekerezamo harabawumvishe urakoze rero ibyo bintu so no reka buriya jewe ndabareka abantu bakaza bakavuga ubugoryi ariko ibintu biba biri clear biri simple ahubwo wagira ngo mu Rwanda ntibagikunda kumva ibintu biri mu bwenge buzima bufatika none ngongera kubaza noneho nimba ibyo mbizi nimba nshobora no gukora yitatu nkabaza Imana ariko uriya muntu akoresha imbaraga kuki ntajya nzanga mvuga amazina y'abantu hano ibyo biri contre productive ntacyo byungura itorero ntacyo byungura itorero sawa yego apotre rero reka tugane ku musozo inama ku bakristo bumva ibi bintu nibi mu munota umuntu azababwira ngo kanaka akoresha imbaraga z'ikuzimu ababwira ibintu byinshi mubwira uti duhe ibimenyetso iryo jambo rimwe ryonyine mubwira uti duhe ibimenyetso duhe video recorded aho yabyemeraga cyangwa se wamukurikiye agiye kusaba izo mbaraga ukamukamera dushakire ibimenyetso bifatika ibyo nababwiye ni ibintu ushingiraho wabireba ukavuga uti umuntu wo kwirindwa sinajya kuvuga ko akoresha imbaraga z'ikuzimu ariko nkurikije ibyo mbona
nkurikije uko niyumva iyo nsengeyeyo ahantu ntago hari umwuka w'Imana. Nk'uko the contrary cyangwa se the opposite, iyo umuntu arimo umwuka w'Imana ashobora kubwiriza igitabo. Yesu yigeze abwiza kwihana ibyaha ariko aza kayo yavuze iby'ubwami bw'Imana. Zakayo ati abo nambaye ndabasubiza. Bivuze ngo iyo uri imbere y'umuntu urimo imbaraga z'Imana si ngombwa kavuga no kwihana, wowe wumva umutima utarwa amahoro utariyo. Nagiye kubwiriza mu Kanyosha 2013 Burundi, mbwiriza mu rusengero, umuntu ku gipangu cya gatanu turutse ku rusengero araza turangije amateraniro ngo nigishije ijambo ryitwa gukiranuka. Mbere yuko narika rwa rutabo rwitwaga ngo mbese gukiranuka birashoboka kambaye umubiri, nanajyanye message yo muri kiriya gitabo rero nayibwirije. Noneho araza, urumva ko umuntu ukunze wa gatanu ntago yakumva ibyo wabwirizaga. Araza abaririza ngo ninde muntu wabwirije kuri urusengero ijambo ryabwirijwe ku ruhimbi, donc mu ijambo rirerire. Baramubwira ati n'uyu mugabo wavuye mu Rwanda, apfuka amaso arambwira ngo nyatuza agakiza. Kandi nabwirije ari mu kunzu ya gatanu turutse ku rusengero, ntiyabyumvisha ibyo nabwirije, ariko amavuta yamukweze aho yarari yumva imbaraga iramwemeza ngo jya gukizwa. Namwani rero ugiye kwakira agakiza kandi ntuzasubira inyuma ukundi. Ntikimenye kuki amenyo yawe ari umukara. Ati nabyaye abana b'impanga babiri, umwe arapfa nsigara n'umwe, babiri cya batatu, manza ari batatu apfamo umwe asigara babiri. Arangira avuga ngo rero kuva mutwite naryaga amakara. None se ko mutwite waryaga amakara ukaba waramubyaye, kuki ukirya amakara? Ngo nyine ngo unakomeje kumva ya peti y'amakara igaruka. Naye ndamubwira ngo ngiye kugusengera ubona agakiza, nabo badayimoni bo kurya amakara bahite bagenda. Ndangije kumusengera ndamubwira nti bakuzanira ikara wumva ubusanzwe bari kushyiza imbere utabura kurirya, bararimuzanira. Nturi kumva warirya? Ati ndumva ntarishaka. N'iteka ryose ntuzongera kumva ushaka amakara. Umukobwa mwiza w'inzobe nkawe amenyo yabaye imikara kubera amakara. Ariko nshaka kwereka ko umuntu w'Imana aravuga umwuka wo gukiranuka ukinjira mu bantu. Noneho akabaho n'umuntu w'Imana uvuga, nako umuntu witwa umuntu w'Imana ko waguze imbaraga yavuga abantu imyuka y'ubusambanyi ikatangira kubatahamo no kubinjira n'ibindi nk'ibyo. Nagwa n'izindi ngero. Ikindi, ashobora kuba atanakwatse ituro. Ndafata urugero, ushobora kuba warasenganye n'abantu 10 bose baguhanurira ikintu nawe ari buguhanurire. Donc abantu bose baguhanuriye ikintu ari 10 bose mutandukana n'igihumbi bahaye. Noneho we akaza kongera nawe akagwanura cya kindi babandi bose baguhanuriye, ugahita yimvamo ko miliyoni 2. Uwo muntu imbaraga yaraziguze. Ibi bintu rero ntago byoroshye. Ubwo mwabyumva uricara kumva ubutunzi bwawe bwose, ariko ukabona ntago biri logical. Ntago icyambere ntago usanzwe utyo, ntiyabikwigishije, ariko kumva. Ariko icyo cyo kiragoye kubera ko kiba ku bantu b'Imana no ku bantu b'Imana bafite amavuta yo mu birere byo hejuru bibabaho. Rero kubera ko icyo bikigoye kugikoresha mu kitondere mutagikoresha, reka meme ni aha ngaha n'ubundi ndahari nzagaruka mu gihe ari cyo mudasobanukiwe, kubera ko mbona ibintu byo mu murimo w'Imana cyane cyane muri Buburiya cyangwa se Bibiliya. Ubwo Buburiya ni mu Kirusiya, barabaryagaguye barabatobanga, ntago bigeze babigisha ibyanditswe byera. Aho hantu tuzahenda dukubitika tubona baza kutuzanira izo nkuru, tuziruka inyuma, tuzijya inyuma. Ariko ibyo bambwira ngo mbwirwe cy'abakristo mu ijambo rimwe, nimureke gutega amatwi ibintu bivuga abakozi b'Imana nabi, noneho by'umwihariko bikaba nta n'ibimenyetso bifite. Ariko niyo byafite ibimenyetso bikaba byavuzwe n'undi mukozi w'Imana, ntimuzigere mubiha agaciro, ahubwo umukozi w'Imana muzamucireho iteka uko mubishoboye ku rwego rwanyu. Biravuze ngo ntumuhamagare niba mwasenganaga umwihorere, uvuge ngo nta kindi nkujijije, wambitse ubusa mwene mugenzi wawe mukora akazi kamwe. Nta mu ministre mu Rwanda ujye uvuga undi mu ministre nabi, nta mu general uvuga undi mu general nabi. Rero sinzi ukuntu ubwami bw'Imana bubamo abakozi b'Imana, umwe agashyira hasi mugenzi we, umwe akarwanya mugenzi we. Biravuga ngo babiri barutumwe, ngiyo barimo bagenda umwe abyutsa undi. None se kari wowe urimo ahubwo umutera katapura, umukubita amajido, ibyo byo twabyita iki? Ntago nubwo ari umukozi w'Imana, ariko waje gutera umubyizi kwa shitani. Rero abakristo nimureke gukunda inkuru kana kayasebye, niyo byaba atari by'abakozi b'Imana, kana kayasebye byacitse. Mwashatse inyigisho nzima,
mwashatse ibintu bivuga neza. Nk'ubu urugero nubwo navuze umuntu nigweja sinzi n'isura ye sinanamuzi, ariko abundi yari kuza akanavuga ngo karyama ngo uriya se wabivuze ngo aryama atya ngo kuri butike ngo barimo ngo magana ngahe ngo ngiye ngo nanigiriyeyo. Ibyo bintu bimara iki? Nimba mvuze gusa yuko ibyo yakoze bidakwiye birangiriye aho, singiye kwataka vie privée nukabaho nukarya nukaryama n'ibyo akora n'ibyo adakora, kuko biraza gusenya umurimo. Njye icyo nakoze hano ntago nasenyewe, nasenye ibyo yavuze kugira ngo n'undi wese uzabikora azaba ziko nzaza mbisenye. Ariko hari igihe umuntu arenga gusenya ibintu agasenya umuntu. Rero ndumva icyo navuga, ntago naje gusenya umuntu ko sinanamuzi. Usenya umuntu avuga ubuzima bwe bwite ngo n'amakosa bukoreramo n'ibyaha bukoreramo. Ngiye gusa navuze ngo ibyo yavuze nta bwenge birimo, si bizima. Nasenya ibyo yavuze, sinasenya we ubwe, nubwo ntakabyifuje yuko ngera aho ngaho. Ariko na Petero yubatse Paulo, ahubwo asenya ngabaswa abagore k'inyandiko za Paulo. Iteka iyo ikibazo kivutse hagati y'abakozi Imana babiri, urareba ukavuga ngo Paulo ninde muri aba babiri, kandi abagore k'inzandiko ze ni bande? Kabiri, ikibazo kivutse hagati ya Miriyamu na Mose, uraza ukavuga ngo ninde wasizwe, kandi ninde wakinishije amavuta wasizwe. Mu by'ukuri rero nahindira aho ngaho. Nimero ni 0788309513. Biranejeje ko tugana iki kiganiro, kuko hari igihe abantu baba bakeneye umuntu baha ibitekerezo biri biblique bya Bibiliya, biri mu bwenge kandi bishingiye ku bunararibonye, kuko uyu murimo mubayemo ibibuberamo ndabizi. Ibyo bashinja abandi kuzimu nanjye nabishinjijwe. God yashinjwe kuba muri Illuminati. Ibyo byose ahubwo navuga ngo uwo Grace bashinja mwagiye mumutumira muri benshi. Kabiri, umuntu urimo avugwa gutyo ntago azaje kuvuga, azani ubuhamya n'ibihamya, akaza kuri kamera akagira ibintu arekura, kandi akagira n'abantu agaragaza bafite ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoresheje ku buzima bwabo. Ndabyibuka ari umukozi w'Imana najyaga nzana kuri kamera nkamubwira, tugafata nimero y'umuntu, nako tukaba twahaye nimero umuntu uri hanze. Icyo gihe twafashe umuntu wo muri Belgique dutangira ikiganiro, tugezemo hagati nandikira umuntu ngo hamagara mu kiganiro. Arahamagara nk'uhamagaye live. Arangije guhamagara, uwo mukozi w'Imana aramurondora, amuhanurira, amubwira ibye, kandi arakonfirma uwo mama ati ibyo bintu muri kuvuga ni iby'ukuri uwo mukozi w'Imana ntacyo abeshya. Ibyo bintu nibyo twakabaye tubona kuri abo ba Grace mu gihe bari kuvuga bimeze bityo. Ntago biriya bintu uzanga ubyisobanureho, ahubwo uraza ugakorera amavuta yawe, ubundi abemeye amavuta bakabasha kureba bakavuga ati ntago ushobora gukoreshwa mu mavuta ngana gutya uri umunyakibi cyangwa Imana itaraguhamagaye. Uko Nikodemu, niryo jambo nsorejeho, Nikodemu yaraje abwira Yesu nijoro yitwikirije akajoro, aramubwira ngo nakora nte ngo ndago ubugingo. Aramubwira ngo ibyo uvuga, ibyo ukora, cyane cyane ibitangaza ukora, nta muntu wabikora cyangwa bikoreshwe ataratumwe n'Imana. Iyo umukozi w'Imana bamuvuga ntago aza kwisobanura, ahubwo we araza agakoreshwa n'Imana mu cyo yahamagariwe. Abandi bakabireba, ba Nikodemo bakavuga ngo ukoreshwa ibingana bitya nta kuntu ataba yaraturutse ku Uwiteka. Ariko suko izo mbaraga zitabaho, duhinira aho ngaho. Ariko nta gihamya na kimwe, nta bimenyetso na bimwe uwo yatweretse, ariko nta n'igihamya mu byonzo umuntu ashingira hareba uko ufite imbaraga yaguze ndamubonana. Kandi naho nabimubonana sinaza kubibabwira kuko ntacyo byabamarira, ahubwo ngiye nkubwira ibyo ushingiraho ureba umuntu ufite imbaraga atari z'Imana, wazajya ubona ku muntu wowe ukinyakura ukiyarura, ariko ntujye kubivuga ku karubanda, kuko iyo wiyaruye uri wenyine nta kibazo. Ariko iyo uje ukabivuga ku karubanda bisenya benshi, bisenya umurimo w'Imana. Ndumva aricyo navuga.